ijwi ry'igitabo. Igitabo se kiravuga? Igitabo kiravuga. Kivuga iki ubwo? Kurikira wumve. Ijwi ry'igitabo ni ikiganiro kikugezaho inkuru zo mu bitabo bitandukanye. Ubuzima bufite intego bisaba igihe. Buri kintu cyose ku isi cyagenewe igihe cyacyo. Umubwiriza 3 umurongo wa 1. Nzi ntashidikanya ko Imana yatangiye umurimo mwiza muri mwe, izakomeza kubafasha gukurira mu buntu bwayo kugeza igihe umurimo yatangiye muri mwe uzaba urangiye kuri wa munsi ubwo Yesu Kristo azerekanwa. Abafilipi 1 umurongo wa 6. Nta nzira y'ubusamo ibaho igeza ku kigero gishyitse cyo gukura. Bidutwara imyaka ngo dukure tumenye ubwenge, kandi bitwara amezi kugira ngo imbuto zikure zere. N'imbuto z'umwuka nuko zikura. Gukura ukagira ingeso nk'iza Kristo si ibintu ushobora kwihutisha. Gukura mu bugingo kimwe no gukura ku mubiri bitwara igihe. Iyo ugerageza kwihutisha guhisha kw'imbuto zitakaza uburyohe. Muri Amerika inyanya kenshi bazisoroma zitarahisha kugira ngo ze kwangirika iyo bazitwara bazijyana aho zicururizwa. Mbere yo kuzigurisha bazitera umuti wa COD kugira ngo zihite zitukura nk'izihishije. Bene izo nyanya bateye uwo muti ziraribwa ariko ntizigira uburyohe nk'ubw'inyanya baretse zigahishiriza ku giti cyazo buhoro buhoro. Igihe twe twifuza gukura vuba, Imana yo iba yifuza ko dukura mu mbaraga. Uko Imana yita ku buzima bwacu iburebera mu gihe kitagira iherezo kandi butegurira kubaho iteka, ntabwo igigira ubwira. Ryan Adams yigeze kugereranya uburyo dukura mu mwuka n'uburyo ingabo z'abibumbye zakoresheje zigarura ibirwa byo mu nyanja ya Pasifika y'Amajyepfo mu ntambara ya kabiri y'isi. Ubwa mbere abanzaga guca intege umwanzi barasa ibisasu bya rutura ku birindiro bye bakoresheje amato manini yari ari mu nyanja. Nyuma agatsiko gato k'abasirikare kakomokera kuri icyo kirwa kagafata ibirindiro. Bagafata agace gato gusa k'icyo kirwa bakakigarurira. Nyuma bamara gukomeza aho bafashe agatangira kugenda bigarurira utundi duce tw'ikirwa cyose agace ku kandi. Amaherezo kirwa cyose bazakigarurira. Ariko kenshi barwanya intambara z'injyana muntu. Adams rero agahera akora ikigereranyo. Mbere y'uko Kristo yinjira mu buzima bwacu, cya gihe twemera kwihana, arabanza agaca intege kwigomeka kwacu, yohereza mu buzima bwacu ibibazo biturenze. Nubwo hari bamwe bakingurira Kristo ku nshuro ya mbere yakomanze ku rugi rw'umutima wacu, benshi muri twe babanza kwanga ndetse bakihagararaho. Nk'aho mbere yo kwihana twabona itangazo rivuye kuri Yesu rivuga ngo dore mpagaze ku rugi kandi ndarasa ibisasu biremereye. Iyo wiyemeje gukingurira umutima wawe Kristo, ubwo Imana ibibonye ibirindiro mu buzima bwawe, ushobora kwibwira ko ubuzima bwawe bwose wabuhaye Imana, ariko mu by'ukuri burya hari ibice byinshi by'ubuzima bwawe nawe utazi uko biteye. Ibyo uha Imana mu buzima bwawe ibyo wamaze gusobanukirwa mu gihe runaka ugezemo, ibyo ntacyo bitwaye. Iyo Kristo amaze kubona ibirindiro mu buzima bwawe, atangira urugamba rwo kubohoza ubuzima bwawe bwose kugeza igihe yigarurira ibice byose. Ntazabura intambara n'urugamba, ariko nta gushidikanya ko amaherezo hazabaho kunesha. Imana yasezeranije ko yatangiye umurimo mwiza muri mwe izawusohoza. Kuba umwigishwa ni urwo rugendo rwo kugenda uhinduka ugasa na Kristo. Bibiliya iravuga ngo kugeza igihe tuzagera ku kigero gishyitse, ni ukuvuga ikigero cyo gukura ukageza ku gihagararo cya Kristo. Gusa na Kristo niyo ntego nkuru y'ubuzima bwawe, ariko ni urugendo ruzamara imyaka yose yo kubaho kwawe. Twamaze kubona ko urwo rugendo rugizwe no kwizera biva mu kuramya Imana, kugira aho ubarizwa kubwo kugira ubusabane n'abandi, no guhinduka kubwo kuba umwigishwa wa Kristo. Buri munsi Imana ishaka ko urushaho gusa nayo. Mwatangiye ubuzima bushya, mugenda muhindurwa bashya, kandi ngo muse n'ishusho y'uwabaremye. Twe ab'iki gihe cyacu duhangayikishwa no kwihuta, nyamara Imana yo icyo yitayeho ni ukubona twunguka imbaraga no gushinga imizi kuruta kwihuta. Twe dushaka ikidukemurira ibibazo vuba, dushaka inzira y'ubusamo, igisubizo cy'ako kanya. Twifuza kumva inyigisho, amahugurwa cyangwa ikindi cyose twanyuramo, maze ibibazo bikayoyoka nk'umwotsi, ibishuko ntibyongere kubaho, maze tugakura ako kanya tutongeye kuruha. Ariko gukura kwiza ntabwo kuva mu kintu kimwe kikubayeho, kabone niyo cyaba kirimo imbaraga cyangwa amarangamutima menshi. Gukura biza buhoro buhoro, intambwe ku ntambwe. Bibiliya iravuga ngo ubuzima bwacu bugenda buva mu bwiza bukagenda burushaho kurabagirana uko Imana igenda yinjira mu mibereho yacu, natwe tukarushaho gusa nayo. Kuki bisaba igihe kirekire bigezaho? Nubwo Imana ashobora kubitegeka tugahinduka mu mwanya muto, yahisemo kuturera buhoro buhoro. Yesu yiha igihe gihagije
ngo asohoze umurimo wo kuduhindura abigishwa be nyakuri, nk'uko Imana yahaye Abisirayeli guhindura igihugu cy'amasezerano kugira ngo bitazabagiraho ingaruka, niko natwe ihitamo gukorana natwe agatambwe gato ku kandi. Kuki gukura no guhinduka bidutwara igihe kirekire? Hari impamvu nyinshi. Impamvu ya mbere, turi abiga badafata vuba. Kenshi dukenera gusubiramo isomo rimwe inshuro 40 cyangwa 50 ngo tube twarifashe by'ukuri, ikibazo kigahora kigaruka, natwe tugahora tuvuga ngo oya kandi ibi sinamaze kubyiga. Ariko Imana iturusha kumenya ibidukwiriye. Amateka y'ubwoko bwa Isirayeli atwereka neza uburyo twibagirwa vuba amasomo Imana yatwigishije, tukisubirira mu myitwarire yacu ya mbere. Dukenera guhora dusubira mu byo twize mbere. Impamvu ya kabiri, hari byinshi tugomba kwiyambura. Abantu benshi bajya kureba umujyanama bamushyira ikibazo bwite cyangwa ikibazo cy'imibanire n'abandi cyarashoye imizi imyaka n'imyaka, noneho bakamubwira ngo shakira umuti wamvura, mfite isaha imwe gusa. Mu butamenya bwabo bakibwira ko hari umuti wihuse wo gukemura ikibazo cyabaye inganzamarumbo ku bw'imyaka kimaze. Ubwo ibibazo byacu byinshi n'ingeso mbi turwana nazo atari ibintu bivukiyeho uyu munsi, yaba ari ukwibeshya twibwiye ko bishobora gukira mu kanya gato. Nta kinini, nta sengesho, nta nyigisho bishobora guhindura mu mwanya muto ikibi cyashoye imizi imyaka myinshi. Bisaba umurimo ugoye wo kubisenya no kubisimbuza ibyiza. Bibiliya ibyita kwiyambura umuntu wa kera no kwambara umuntu mushya. Nubwo hawe kamere nshya igihe wihanaga, uracyafite ibisigisigi by'ingeso za kera, imitekerereze n'imikorere bikeneye gukurwaho no gusimburwa. Impamvu ya gatatu, dutinya guhangana n'ukuri kw'ibyacu. Nigeze kuvuga ko ukuri kuzatubatura ariko kubanje kutubabaza. Ubwoba bw'ibyo twakivumburamo turamutse dutinyutse kureba ingeso mbi ziri muri kamere yacu bituma tuba muri gereza yo guhora duhakana ibiturimo. Iyo twemereye Imana ikamurikisha umucyo wayo mu mafuti yacu, ikerekana ibitunesha n'intege nke zacu, ubwo dutangira kugira icyo tubikoraho. Niyo mpamvu udashobora gukura niba udafite umutima wo guca bugufi no kwemera kwigishwa. Impamvu ya kane, gukura birababaza kandi bitera ubwoba. Ntihashobora kubaho gukura hatabayeho guhinduka. Nta guhinduka kutajyana n'ubwoba no kugira ibyo uhomba, kandi ntushobora guhomba ngo we kubabara. Buri mpinduka yose ijyana no kugira icyo uhomba. Ugomba kureka inzira zawe za kera kugira ngo ugendere mu nzira nshya. Duhora dutinya icyo gihombo, kabone n'ubwo izo nzira za kera zatuzaniraga gutsindwa, tuzikomeraho ko nk'inkweto zishaje nibura ziba zaratoye kandi tuzimenyereye. Kenshi abantu bubaka ibibaranga urufatiro rw'amafuti yabo. Uravuga ngo dore uko njye nteye, cyangwa ngo mumfate mutyo njye niko nteye. Ubwoba bwihishe inyuma y'iyo myifatire ni ukwibabaza ngo ubu se nende kuri uyu muco, iki gikomere cyangwa iyi ngeso mbi nzahinduka nte? Kandi bene ubwo bwoba nta kabuza buzadindiza imikurire yawe. Impamvu ya gatanu, imico mishya itwara igihe ngo ifate. Ujye uzirikana ko kamere yawe ari igiteranyo cy'akamenyero mu bintu byinshi. Ntushobora kwigamba ko uri umunyangeso nziza niba utagira akamenyero ko kugira neza, ukagira akamenyero ko kugira neza utanabitekereje. Ntushobora kuvuga ko uri inyangamugayo niba udafite akamenyero ko kugendera mu mucyo. Kuba umugabo adahemukira umugore we kenshi ibimugira umwere, n'ako gake kamugira umuhemu. Akamenyero kawe niko kakugira icyo uri cyo. Hari uburyo bumwe gusa bwo gukura mu muco utuma ugira kamere nk'iya Kristo, ni ukuwushyira mu bikorwa, kandi ibyo bisaba igihe. Nta kamenyero gakurira muri wowe ijoro rimwe. Niyo mpamvu Pawulo yihanangirije Timoteyo ngo ibyo ujye ubizirikana kandi abe ari byo uhugukiramo, kugira ngo kujya mbere kwawe kugaragarira abantu bose. Iyo ukoze imyitozo wimenyereza ikintu, amaherezo ugeraho ukakimenya neza. Kwitoza nibyo bibyara kamere nziza n'ubushobozi. Ibintu byose ukora ngo bikuzanire kamere nziza nibyo twita imyitozo mu by'umwuka, kandi hari ibitabo byinshi bishobora kugufasha muri byo. Wirinde guhubuka. Uko ugenda ukura mu mwuka, hari uburyo bwinshi bwo gufatanya n'Imana muri urwo rugendo. Wizere ko Imana irimo gukora mu buzima bwawe, kabone n'iyo utabyumva. Gukura mu mwuka ni umurimo w'igihe kirekire, agatambwe kamwe cyarimwe. Utegereze ko ibintu bizagenda bihinduka. Bibiliya iravuga ngo buri kintu cyose mu isi kigira igihe cyacyo, nk'ibiba n'isarura. No gukura kwawe bigira ibihe. Hari igihe ubona gukura kwihuse kandi mu gihe gito. Ibyo bisa n'igihe cy'imvura. Kenshi bigakurikirwa n'igihe ibintu bigenda buhoro kandi hakaza ibigeragezo. Igihe cy'iki cyangwa cy'imbeho. Ese waba ufite ibibazo, akamenyero n'ibikomere wifuza ko bivaho mu buryo bw'ibitangaza? Ni byiza gusengera ibitangaza, ariko ntibizagutangaze nusanga ibisubizo byawe ari uguhinduka buhoro buhoro. Nyuma y'igihe umugezi utemba buhoro ariko ufite amazi adakama, aca imikoki mu rutare rukomeye kandi ugahindura ibishyiga by'amabuye ukavamo intosho. Nyuma y'igihe urugemwe ruto rurakura rukavamo igiti cy'inganzamarumbo kigeze muri metero 10 n'izindi.
ugire ikaye wandikamo amasomo wize. Ntabwo nkubwira kugira ajenda wandikamo ibyo wanyuzemo byose, ni ukwandika gusa amasomo mashya wize. Wandike ibintu bishya wahishuriwe cyangwa amasomo y'ubuzima Imana yakwigishije, haba kuri yo ubwayo, kuri wowe ubwawe, ku buzima, ku mibanire ndetse n'ibindi byose. Ubyandike kugira ngo ujye ubyiyibutsa kandi ushobore kubyigisha abazaza inyuma yawe. Impamvu tugomba guhora twiga amasomo amwe nuko tuyibagirwa. Guhora usoma aho wanditse amasomo Imana yakwigishije bizakurinda imibabaro no kwicuza bitari ngombwa. Bibiliya iravuga ngo niyo mpamvu dukwiriye kurushaho kugira umwete wo kwita ku byo twumvise kugira ngo tudatembanwa tukabivamo. Wihanganira Imana kandi nawe wiyihanganire. Kimwe mu bintu bishobora kudutera umujinya mu buzima nuko gahunda y'Imana kenshi idahura n'iyacu. Kenshi twe tuba dushaka kwihuta, Imana itabishaka. Ushobora kumva ucitse intege, kubona ntaho ugera mu buzima. Ujye uzirikana ko Imana itagira ubwira ariko ntabwo ikererwa. Izakoresha igihe cy'ubuzima bwawe cyose kugira ngo igutegurire umuhamagaro wawe mu buzima bw'iteka. Bibiliya yuzuye ingero z'ukuntu Imana ikoresha igihe kirekire mu gutegura kamere y'abantu, cyane cyane abayobozi. Yakoresheje imyaka 80 ngo itegure Mose. 40 muri yo imutegurira mu butayu. Iyo ni iminsi 12,600. Iyo minsi 12,600 Mose yamaze tegereje yibaza ariko igihe kizagera ryari? Imana nayo igakomeza ikavuga iti sinona. Hari ibitabo byinshi byanditswe abantu bakunda, ariko wareba neza ugasanga ibyo byigisha bihabanye cyane n'ukuri. Nta banga ribaho yo gukura vuba mu mwuka, cyangwa ibanga ryo guhumiriza ugahumura amaso wahindutse intungane. Iyo Imana ishaka kurema igihumyo, ijoro rimwe rirahagije. Ariko iyo ishaka igiti cyo kuzabazamo imbaho, ikoresha imyaka 100. Imitima ifite imbaraga ikurira mu ntambara, imiraba n'ibihe by'umubabaro. Ujye wihanganira iyo nzira. Yakobo atugira inama agira ati ntimukagerageze gusohoka mu kigeragezo icyo ari cyo cyose mwihuse. Mureke kibanze kirangize umurimo wacyo muri mwe kugira ngo mutunganywe rwose mube mushyitse mutabuzeho na gato. Ntucike intege. Igihe umuhanuzi Habakuki yari yihebye kuko yabonaga Imana itarimo kwihutisha ibisubizo, nibwo Imana yamubwiye ngo ibi nteganya gukora ibizahita biza buhoro buhoro, nta shiti, nta gutegwa. Igihe kiraje ubwo ibyo weretswe bizasohoza. Nubona bitinze ntuzarambirwe, kuko kuza ko bizaza bizahera. Ubitegereze wihanganye, ntabwo bizakererwaho n'umunsi n'umwe. Iyo ibintu bitinze kuba biba bivuga ngo Imana yabikuyeho. Ujye uzirikana urugendo urangije uko rungana, we guhangayikishwa naho ushigaje kugenda. Ntabwo wari wagera ku kigero ugomba kuba uriho, ariko nta nubwo ukiri ku kigero wahozeho. Mu myaka yashize hari igihe hateye umudeli wo kwambara imyenda iriho ibipesu byanditseho izi nyuguti ngo PBPGINFWMY. Please be patient. God is not finished with me yet. Bivuga ngo mube munyihanganiye, ntabwo Imana yari yarangiza kuntunganya. Imana nawe ntirarangiza kugutunganya. Nuko rero komeza ujye imbere. Ni nk'ikinyamunjonjorerwa cyarakururutse cyinjira mu nkuge ya Nowa ubwo kudacika intege. Urakoze cyane kubw'uyu mwanya. Imana iguhe umugisha. Dusubire ubutaha.